Abantu benshi bakunda kwiyuhagira amazi ashyushye kuruta kwiyuhagira ayakonje muri iyi minsi. Nyamara ubushakashatsi butandukanye bwerekanye ko yaba amazi akonje cyangwa ashyushye ashobora kugira akamaro ku buzima bwacu. Muri iki kiganiro ariko tugiye kugaruka ku mimaro 6 yo koga amazi akonje ku buzima bwacu. Dore impamvu 6 ukwiriye kujya woga amazi akonje kenshi. Impamvu ya mbere ni uko byongera kuba maso. Kuba maso mvuga hano si ukudasinzira, ahubwo ni ukuba witeguye neza. Uzumve iyo witeye amazi akonje umutima usa n'usimbutse ukikanga. Uko rero bigenda nyuma yo kwitera amazi akonje ugahumeka witsa cyane, bigirira akamaro umubiri kuko winjiza umwuka wa oxygen uhagije. Ibi biguha ingufu umubiri wawe ukeneye muri uwo munsi wose. Umumaro wa kabiri, bitunganya uruhu n'umusatsi. Ikintu cya mbere cyiza ku musatsi no ku ruhu ni ukoga amazi akonje. Burya amazi ashyushye atuma uruhu rukanyarara. Ni nayo mpamvu niyo waba woza amazi ashyushye ari byiza kwinyuguza akonje, kuko bituma utwengeho twari twafungutse cyane twongera kwifunga, bityo bikabuza ivumbi n'indi myanda kuba yakwinjira mu mubiri. Ku musatsi naho rero bituma ushashagirana, ugakomera kandi ukabyibuha. Umumaro wa gatatu ni uko byongera ubudahangarwa no gutembera kw'amaraso. Iyo ukitera amazi akonje umutima usa n'usimbutse. Ibi bigira ingaruka nziza ku miyoboro y'amaraso, aho bituma amaraso atembera neza. By'umwihariko koga amazi akonje bifasha mu kugabanya umuvuduko udasanzwe w'amaraso, kuko bituma imitsi y'amaraso yaguka. Bituma kandi imitsi ivamo imyanda ndetse n'ahari hifunditse mu mitsi hagafunguka. Ibi rero bikongera ingufu ubudahangarwa bw'umubiri wacu. Umumaro wa 4 wo koga amazi akonje kenshi ni uko bifasha mu gutakaza ibiro. Mu buryo bugoye gusobanura, koga amazi akonje bifasha mu gutakaza ibiro. Ubusanzwe tugira ibinure by'amoko abiri: ibinure byera n'ibinure by'ikigina. Ibinure byera byiyongera iyo turya kalories nyinshi zirenze uko umubiri wacu ukeneye. Ibi bitera kubyibuha mu rukenyerero ndetse ukabyibuha n'igikanu. Ibi bikaba ari bibi cyane. Ibinure by'ikigina ari nabyo byiza, bifasha umubiri guhorana ubushyuhe. Bikaba bikora cyane iyo umubiri ukonje. Iyo rero uhora woga amazi akonje, ibi binure birakoreshwa cyane, nuko ibiro bikagenda bikagabanyuka buhoro buhoro, bityo ukirinda umubyibuho ukabije. Umumaro wa 5 ni uko koga amazi akonje bigabanya stress. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko kumara akanya mu mazi akonje bigabanya igipimo cya uric acid mu mubiri. Si ibyo gusa, kuko bwanagaragaje ko bizamura igipimo cya glutathione. Iki kikaba ari ikinyabutabire gifasha mu gusohora imyanda mu mubiri, ndetse iyi glutathione ikanatuma ibindi bisohora imyanda mu mubiri bikora ku gipimo cyiza. Ibi byose bifatanyiriza hamwe gutuma umubiri uhangana na stress, bityo ukabaho nta stress ufite nyinshi. Umumaro wa 6 ni uko byihutisha gukora neza kw'imikaya. Uzabona kenshi abasiganwa ku maguru bashyira barafu ku maguru nyuma yo kwirukanka igihe kinini. Ibi si ku busa, kuko bifasha imikaya kongera gukora neza nka mbere yo kwiruka. Ubushakashatsi bugaragaza ko kumara byibuze iminota 24 mu mazi akonje hagati ya dogere 10 ndetse na 15 biruhura imikaya, bikagira akamaro hagati y'umunsi umwe ndetse n'iminsi 4 nyuma yo kuyikoresha cyane. Ngiyi imimaro 6 twagarutseho muri kino kiganiro yo koga amazi akonje inshuro nyinshi. Nugenda udakoze subscribe muri utarayikora, kandi like, sike comment, ukore na share nyinshi cyane, tujya tubana buri munsi mu bindi biganiro. Nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.